wallahi bivura n'indwara kuba wakwicara ukabona umwana arimo arasarisaye, wamaze tusaye ibiki, sayi duha, ugira ibyishimo muri wowe. Siko bavandimwe wa Islam, abana bacu na barumuna bacu rero nitubahuguze muri izi raka 12 byibuze, ujye ufata zimwe muri zo uzisarire mu rugo nimba bibaye ngombwa, ariko nimba biri ngombwa cyangwa se washyizeho umugambi yuko ugomba kwigisha abo mu rugo. Abadamu bacu basari suna ryari, nta nubwo tuzi nimba basari. Nanibutsa abantu bari kubaka inzu, ntimwibagirwe za musalla bavandimwe wa Islam. Usanga umuntu ari gusaramanje gusinzi biki, nta musali irimo, inzu yawe ntabwo bazayisariramo. Icyo nicyo kintu nashaka kubibutsa abavandimwe wa Islam. Tunasoza iri somo inshallah dutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse n'ibitekerezo. Icyo nashakaga kubibutsa abavandimwe wa Islam, uri gupanga kubaka inzu hano yibuke na musalla ni iki? Naho gusarira, ushyira ahantu ho gusarira, uhashyira ibitabo, uhashyire ahantu heza ku buryo n'umwana azabibona akagira amashyushyu n'uburoho bw'iki wo gusari. Ariko urashyiraho saramanje umuntu asonze agire amashyushyu yo kurya. Urashyiraho igikoni, hari abantu bashyiraho igikoni muri iki gihe nibyo bisigaye bigezweho, igikoni cyiza masha Allah, Allah azakiduhe. Abantu bari gufungura amacano kubera igikoni bavandimwe wa Islam. Kubera iki? Kubera gisa neza, atafungura cano akahita yigisha guteka atarazi no guteka. Abadamu bari kujya mu byikoni bagateka baragiraga ubunebwe kubera igikoni giteretse neza. Kubw'ibyo rero uteretse musalla hari imeze neza bavandimwe wa Islam, ugashyiramo ibitabo, ugashyiramo ahantu heza, umuntu yaza agasara agasoma n'igitabo, ni gute umwana atasoma Qur'an? Ariko imiswala yacu yisa nabi, zagira ibabi z'abadamu bacu, urayambara harimo ivumbi, umuntu arayambara akarwara grippe, urakeka azagira ladha cyangwa se uburyohe bwo gusara gute? Dukomeje n'icyicaro cya 4 mu byicaro 40 tuziga byubaka iman cyangwa se bituma umuntu ahinduka akanahindura n'imyitwarire ye. Iki cyicaro cy'uyu munsi wa none rero tukaba turi burebere hamwe icyo bita sunanur rawatib. Insanganyamatsiko yayo ni sunanur rawatib cyangwa se zino suna 12 z'imigereka. Turebe ibanga riri muri sunanur rawatib, tunarebe n'ibyiza biri muri sunanur rawatib, hanyuma noneho dufata umwanzuro nk'uko twabyiyemeje kuba twaratangiye gukora ikintu gahoro gahoro. N'uyu munsi rero turongeraho iyi ngiyi sunanur rawatib, icyumweru cyose tugende tuyimenyereza ku buryo tuzongera guhura kwa gatandatu w'igitaha hari ikintu cyamaze kujya muri gahunda zacu za buri munsi. Kubw'ibyo rero umwanditsi rahimahullah nk'uko twabivuze, umwanditsi Abdurrahman al-Hudhaifi akaba ari nawe mwanditsi w'iki gitabo hafidhahullah, yagiteganyije cyangwa se yagitunganyije nko kwiga no kwigisha abo mu rugo. Akaba ari nayo mpamvu rero twakize tukanashyiraho na groupe kugira ngo tujye tugikurikirana, bityo nabo mu rugo batabashije kugera ku musigiti baze kukibona biciye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube. Ubwo rero inshallah tukaba turi buze kwivugaho nyuma yuko turangiza iki cyicaro cya 4 ari cyo sunanur rawatib. Umwanditsi hafidhahullah aratubwira ati jamilun an yahrisa al-insanu ala bina'u baytin fi dunya. Murabizi ko ibyiza umugabo ageraho, ni ukuvuga umuntu wese muri iki gihe inzozi ze no kubaka inzu. Siko bimeze bavandimwe wa Islam. Kuba umuntu afite ikibanza cyangwa se afite inzu hano ku isi ni ibintu by'agaciro umuntu ageraho akumva ni umugabo kabisa, akumva hari urwego amajije kugeraho. N'abatararugeraho ngubu barimo barakoteza ay'ikibanza, n'abatarabigeraho barimo baratekereza ngo ni gute dushobora kubaka inzu hano ku isi. Umwanditsi agakomeza agira ati wayuhsinuhu bijami'il mahasin. Sinibyo gusa, ntago ari yanzu isanzwe, inzozi z'umuntu kubaka inzu imeze neza ndetse akayitaka, ibyo ari byo byose byagira nziza akabishyiraho. وأجمل منه أن يحرص أيضا على أن يكون له بيت في الجنة. nanone ikiza kurushaho umugaragu wa Allah yakagombye gushyira muri gahunda za buri munsi ni ukuba yakumva ko ashobora no kubaka inzu mu ijuru bavandimwe abayisilamu. Icyo iyo kiyongereyeho umugaragu aba afite inzozi nziza aba hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. ويتحقق هذا بأمور منها الصلاة.
biranashoboka neza cyane, biranoroshye kurusha gukotereza iyo ku isi ukoresheje cyangwa se wifashishije amaswala cyangwa se isengesho. 12 raka'a, izi ni raka 12 zigufasha kubaka inzu mu munsi umwe, kandi inzu nziza, inzu y'umutamenwa. Kama fi hadithin Habiba, nkuko tubisanga muri hadith yakiriwe na Habiba radiyallahu anha, qalat, Allah amwishimire aratubwira ati, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho aragira ati, man salla 12 raka'a, umuntu uzasenga raka 12 tatawuan, z'umugereka cyangwa se za sunna, min ghayri al-fariida, zitari z'itegeko, bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah zamwubakira inzu mu ijuru. Bavandimwe wa Islam, raka 12 gusa ku munsi, Allah akubakira inzu ku munsi w'imperuka. Nimushaka kumva ubuhambare n'uburemere bwo kubaka inzu ku munsi w'imperuka, turabikura nanone muri Qur'an, aho Asiya Allah amwishimire, igihe Firaun yari umugore wa Firaun, murabizi Asiya ni nawe wabaye impamvu yuko Musa bamwakira mu rugo rwa Firaun bakamurera. Igihe Firaun yarambiwe no kuba uyu muntu ataramwemeye cyangwa se ataramwemeye, yaje kumufata amuha ibihano, amuhaye ibihano mu bihano yamuhaye kubera ko atemeraga ko Firaun ari Imana nk'uko yabyiyitaga, akaranga igikarayi kinini bashaka kumutamo. Bavandimwe wa Islam, icyo gihe abamarayika baramanutse babaza Asiya, Allah amwishimire, baramubaza se niki twagufasha? Hanyuma nta kindi yavuze, yahise abwira ati, qala rabbi ibnili indaka baytan fil janna. Nta nubwo yabavugishije, ahubwo yasabye Allah, yewe nyagasani, nyiyubakire iyi nzu mu ijuru, nyubakire inzu mu ijuru. Ako niko gaciro ko kubaka inzu mu ijuru. Bavandimwe wa Islam, reba icyo umuntu bamubajije, nta kindi yavuze usibye ko yavuze ngo nyubakire inzu mu ijuru. None ubu ngubu bisigaye byoroshye, nge nawe bitarakomera. Bavandimwe wa Islam, Allah yashyize kubaka inzu y'umuntu mu swala 12 mu gihe bikoroheye, kubera ko hari igihe bavandimwe wa Islam tuzabaruzwa cyangwa se tuzategekwa kubama tutacyubamwe, aho Allah avuga ati, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Umunsi Allah zerekana umurundi we akabwira abantu ngo bubame ntibabishobore, bakamera nk'abantu bamize amarakrete. Bavandimwe wa Islam, umuntu azunama byange, ariko muri iki gihe byoroshye. Bavandimwe wa Islam, nicyo gihe cyiza cyo gusenga no gushyiraho izo sunna z'umugereka. Aya igakomeza igira iti, waqad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun, kandi bakaba barategetswe gusujudu, gusenga Imana bakifite amahoro, ucyunama bigakunda, ukijya ruku bigakunda. Hari igihe kizagera umuntu agera ku byange. Bavandimwe wa Islam, Allah turinde kuba mu bantu bazabura ukuntu bajya ruku. Bavandimwe wa Islam, hanyuma Allah abishyira muri izi raka 12. Umuntu uzazisenga nk'uko tubisanze muri hadith ya Habiba, ko umuntu uzasenga raka 12 Allah azamwubakira inzu mu ijuru, cyangwa se ku munsi w'imperuka akazasanga yarubakiwe inzu mu ijuru. Bavandimwe wa Islam, kandi si nibaza ukuntu wakubakisha inzu mu ijuru ukajya mu muriro. Bavandimwe wa Islam, iki ni ikigaragaza yuko umuntu yihozaho bigenda gute abona ijuru, kubera ko yamaze kuguraho ikibanza, yamaze no kubakayo, kandi aho wubatse niho bakujyana. Kama najma riwayati sunan, cyangwa se kama najma rawatib as-sinin, nkuko turundanya amafaranga imyaka myinshi cyane, linabni baytan fi dunya, kugira ngo twubake inzu hano ku isi. Usanga abantu bakoteza, barya amadeni, bihiringa nkuko babivuga, kugira ngo umuntu abe yagura akabanza, abe yagura ayo matafari ya rukarakara. Falnuhafiz ala sunan ar-rawatib, nkuko tubikora tubishyire muri gahunda, dukore iki, duhozeho
izi sunanur rawatib, izi raka 12, linabni baytan fil janna, twubake natwe amazu mu ijuru. Wa hadhihi sunan mimma turfa biha darajat, sinibyo gusa izi sunna ntabwo zubaka inzu mu ijuru gusa, ahubwo zizamura intera ku muntu. Fakullu sajda turfa biha darajat, buri sujudu ukoze Allah kuzamura intera. Watahuttu biha khati'a, sinibyo gusa Allah aguhanaguraho ibyaha. Qala sallallahu alayhi wasallam, nkuko tubisanga mu mvugo bishimangirwa n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti: wa'lam, unamenye yuko annaka lan tasjuda lillahi sajdatan, ntabwo uzigera wubamira Allah ukubama kumwe cyangwa se ukore sujudu imwe, illa rafa'aka Allahu biha darajatan, usibye ko Allah mu gihe wubamye Allah akuzamura intera. Uhatta anka biha khati'a, kandi akakuvanaho n'iki, akakuvanaho n'ibyaha cyangwa se n'amakosa wirirwa gukora ya buri munsi. Birahagize ko sujudu imwe Allah kuzamura intera kandi akanakuvanaho n'ibyaha. Wahiya mimma kana yuhafizu alayha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sinibyo gusa ahubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarabikoraga. Allah ati: kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nimba koko dukunda Allah, dore igisubizo niki, dukurikiza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, yuhibbukumullah, Allah zadukunda. Wa min ahammiyatuha anna alqulub tughfal athna'u as-salah, nuko no mu bisanzwe ubundi akenshi imitima yacu mu swala rimwe na rimwe irarindagira. Fatati hadhihi rak'at, iziraka za sunanur rawatib zikaza, wa ghayruha, n'izindi twasenze min tatawwu, muri sunna, litakuna mukammilan al-naqis al-hasil fil farida, iziraka twasenze zana twubakiye n'inzu mu ijuru, zikaza zuzuza zaraka twasaye twarindagiye. Bavandimwe Islam, uko twabibonye ubushize, hari igihe umuntu asari akagera kuri atahiyatu agatora salamu, akibaza ukuntu yasaye bikamuyobera, akavuga ati: ni gute natoye salamu, ese byagenze gute? Uko nguko niko shayitani atwirukankaho. Ariko iyo uhamye kuri iyi cyangwa se ugahoza izi sunanur rawatib, izi sunanur rawatib ziraza zigakavaringa ya makosa no kurindagira na kwa kundi wasaye bitari tayari, bikabyuzuza. Abavandimwe Islam, murumva rero ubwiza n'ubudasa n'amabanga y'izi sunna, izi sunna 12. Nanone hadhihi sunan ar-rawatib, ubundi sunanur rawatib, kubera ikibazo izi sunanur rawatib sumiyat ar-rawatib, ziswe rawatib lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kubera ko intumwa y'Imana kana la yatrukuha fi hadarihi, no kuvuga ngo izi sunna 12 igihe intumwa y'Imana yabaga iri mu murwa we ntabwo yajyaga izireka. Wa amma idha safara, ariko iyo yajyaga ikora isafari, fa innahu la yatruk rak'atay al-fajr ma'a al-witri, ntabwo yajyaga ireka raka za mbere ya fajiri ndetse na witri. Murumva aho intumwa y'Imana none yakoraga isafari hari izatarekaga, no kuvuga bazise sunanur rawatib kubera ko intumwa y'Imana itazirekaga mu gihe yabaga iri mu murwa we, itari mu safari. Ariko yajya mu safari ntabwo yarekaga inuza iswala ebyiri, raka za mbere ya fajiri ndetse na witiri. Akaba ari byo twakagombye gukurikira cyane cyane ku bantu bakunze gukora amasafari, iziraka ntibakajye bazibura. Raka ebyiri za mbere ya fajiri nazo tuzareba ibyiza byazo, tunarebe n'ibyiza bya witiri mu byicaro biri imbere bi'idhnillah. Kama warada an Aisha, nuko ibingibi tuvuga tubisanga muri hadithi yakiriwe na Aisha radhiyallahu anha. Wa qala Ibn al-Qayyim nawaratubwira rahimahullahu ta'ala, Allah amujirimuwe, wa kana majmu'u ar-ratib bil-layl wan-nahar 40 rak'a, nukuvuga muri rusange intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam amanywa n'ijoro yasaraga raka zigera muri 40. Kana yuhafizu alayha daiman, kandi yazihozagaho igihe cyose. Wa hiya 17 rak'at farida,
hanyuma iza mbere 17 ni iz'itegeko, raka za mbere 17 ni iz'itegeko. wa 12 raka ratiba, hakaza na 12 z'iki z'umugereka. Zino 12 turi kuvuga ubwo zibaye zingahe abantu bazi kuba? Zibaye zingahe? Naam, 29. hanyuma wa 11 rak'ata qiyamuhu al-layli, akongeraho na raka 11 zaki za qiyamul layli, zibihagararo bya nijoro. Zibaye zingahe? 40, yujuje 40. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaravugaga ati, cyangwa se yaratubwiye ati, intumwa y'Imana ku munsi no mu joro yasaraga raka zigera muri 40. Twe dusari zingahe? Dusari zingahe bavandimwe mu Islam? Ubaze wenda icyo kibazo urakisubiza, ubare raka usari 17, cyangwa rimwe na rimwe ujya usimbuka ukasari 15. Iyi ni intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Allah tubwira ati, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana, mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Twirirwa dukurikira abarora modo batubwira ati work hard, ngo byuka kare, tugatakaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala urugero yaduhaye, atubwira ati mu by'ukuri mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Niyo mpamvu tutazatenguha mu gihe umuntu yakurikiye role model udafatika, amaherezo aricuza, ariko mu gihe umuntu yakurikiye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ntago azicuza. Ubwo ibyo rero raka 40, nimba wasaraga 17 ukongeraho na witiri, sibyo ko nayo yatwibagiwe, sibyo ko nayo tuyisari muri Ramadani. Subhanallah, tugaruke ku swala kubera ko buri bibazo byose dufite ibisubizo byabyo ni swala, kugezaho Allah subhanahu wa ta'ala yatubwiye ati, wasta'inu bis-sabri was-salah, mujye mwifashisha iki? Ukwihangana kwanya amasengesho. Allah agakomeza agira ati, fa innahu lakabiratan illa 'ala al-khashi'in, ibyo ngibyo biraremereye, ni binini cyane usibye kuri babandi bibombarika. No mu bituma rero umuntu, cyangwa se mu bituma umuntu arushaho kwihangana nk'uko twabirebye, harimo iswala bavandimwe Islam. Ubwo rero ku swala zacu 17 cyangwa se 18 na witiri, twongereho izindi byibuze bibe 40. Ujye umekinga sure ko bwije byibuze wujuje raka 40. Tubitangire nonaha, tubigerageze, tugende twongeraho byibuze ku wa gatandatu w'ikindi tuzahure dukora iki? Raka 40 twamaze kuzishyira muri gahunda. Ndakeka ko bikoze umunsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, wa karindwi byaba byamaze kujya muri gahunda yawe ya buri munsi. Hanyuma umwanditsi agakomeza agira ati, li'annahu mimma yuhsin bil muslimu al muhafazatu ala al ikthar min tatawu'at, ibi ngibi biri mu bifasha umwemeramana w'umuyisilamu mu gukomeza kubama no kubaha no kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akora iyi migeraka. Iz annahu sayahsul ala al khair al azim, kubera ko bidatinze agera ku byiza byinshi. Bifi'lihi laha, kubera mu gukora iziraka 40, halu iqamatihi, amaze kuzihagarika cyangwa se amaze kuzikomeza kuzihozaho iziraka 40. Wa bikitabatin ajruha, sinibyo gusa, umunzani we w'ibyiza uriyongera, igitabo cy'ibyiza. Nahoze mvuga ngo hari aya abantu bazavuga kubera ibyiza bakoze, bagaterura igitabo bakavuga ati, ha umqra'u kitabiya, muze murebe igitabo cyanjye, harimo n'iziraka zanjye nagiye nsari, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, nari mbizi ko Allah atazigera mpuguza kandi azampa ibihembo nk'ibi. Allah duhe kuba muri babandi wuzuza igitabo cyabo ibyiza nk'ibi, hatavuyemo na raka izi 12. Walau lam yaf'aluha halu safarihi, kandi si nibyo gusa, iyo yakoze urugendo ntazikore. Wa maradihi, cyangwa se akarwara ntazikore, liqawlihi nabii sallallahu alayhi wasallam. Aha dufite inkuru nziza guturuka ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam fil hadisi Abi Burayda, kuri hadisi ya Abi Burayda atubwira ati, idha marida al-abdu, iyo umugaragu arwaye, au safara, cyangwa se agakora isafari,
kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha, yandikirwa ibyo yakoraga akiri mu murwa we cyangwa se atakoze isafari ndetse agifite ubuzima buzira umuze. Ni ukuvuga abantu barwaye bari basanzwe bazikora ubu barazandikirwa bavanywe wa Islam. Dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah ni ingabire akomeza guhundagaza ko ashatse. Kubera iki ko ashatse nabyo turaza kubimenya insha Allah. Wa hadhihi sunan hiya 12. Izi sunna turacyabibutsa ko ari 12 rak'atan wa tafsilaha kama yali, nkuko tugiye kubireba noneho uburyo zisengwa n'igihe zisengerwa. Mbere na mbere rak'atay qabla al-fajr, raka ebyiri za mbere ya fajr. Ibyiza byiziraka insha Allah tuzabireba mu kindi cyicaro bi'idhnillah, mu rwego rwo kugira ngo tugende gahoro gahoro kugira ngo tubanze gusobanukira. Raka za mbere ebyiri uzisari mbere ya fajr. Wa arba'un qabla adh-dhuhri, ugasari na raka enye mbere ya dhuhri. Ushobora kuzifatanya nushyiremo atahiyatu hagati cyangwa ukazisari ari ibice raka ebyiri ugatora salamu, raka ebyiri ugatora assalamu. Wa rak'atani ba'daha, wamara no gusari salatu adh-dhuhri ukongeraho raka ebyiri. Ubwo zibaye zingahe bavandimwe wa Islam? 8. Ebyiri mbere ya fajiri, enye mbere ya dhuhri, ubwo ni 6, na nyuma ya dhuhri zikaba 8. Wa rak'atani ba'da al-maghribi, wamara kwisarira maghribi ya ukarenzaho zingahe? Ebyiri, zikaba zibaye 10. Hanyuma wa rak'atani ba'da al-isha, ndetse na raka ebyiri gusa nyuma ya Isha. Murumva bikomeye bavandimwe Islam? Ntago bikomeye. Raka ebyiri iyo zitwaye iminota myinshi ku muntu wakoresheje khushu mu swala ye, zishobora gutwara iminota iri hagati y'ine n'itandatu. Iyo wihuta ni nk'ine, ariko atari kwa kwihuta kumwe kwiba iswala, iyo minota 4 murumva yatunanira ko tumara iminota myinshi muri mace, tukamara iminota myinshi kandi ikurikiranye mu byicaro mu bijiwe, tukamara iminota myinshi mu makawa, mu marangi. Iminota 4 twakwihanganye tukayiharira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tukabasha kwiyubakira inzu ku munsi w'imperuka. Hano ntabwo bisaba igishoro bavanywe Islam. Tubaza abantu bafite amazu hano ni mbarwa, siko bimeze? Abantu bafite amazu hano ni mbarwa, kandi n'abayafite abenshi aba aho batari, siko bavanywe Islam. Usanga umuntu afite inzu inyagasambu ari i Kigali, ubwo ni uburemere bwo kubaka. Ariko nubaka inzu tu, no kuvuga ni inzozi z'umuntu wari wese ufite vision cyangwa se ufite hazaza. Ese kubaka inzu ku munsi w'imperuka cyangwa se mu ijuru tutazi ryari ryo Allah azaduhe Firdaus abariho turyubaka, bigufata iminota itarenze 12 ku munsi mu masaha 28. Murumva bigoye bavanywe Islam? Tujye kuba afite ibibanza ni mbarwa, kandi n'ababifite i Kigali ni bake, ni mbarwa nabo basanga batari mwahanga. Iyo umuntu amaze kugira ikibanza Kigali itava mu musigiti akahita abo mukire rwose akaba busy. Allah turinde kuba muri ibyo ngibyo cyangwa se muri abo ngabo. Tuzabona ni byiza tukaguma dusenga, tukaguma tugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azaduhe n'amazu hano ku isi kandi Kigali n'ahandi hariho hose. Dukomeje rero, zari zimaze kuba zingahe iraka? 12 baada al-isha, ukishyiraho raka ebyiri zawe. Ntago iri muri raka muri sunan rawatib. Ishobora kuba iri mu bindi, ikaza ari tahiyatul masjid, ikaza iri tahiyatul wudu, ariko izo umwanza tugaragariza hano ntago qabliya. Wenda turaza kubivuga insha Allah dusoje iri somo, turatanga umwanya w'ibibazo insha Allah. Wa fi kulli rak'atin minha da'watun wa tasbihat. Noneho twinjiye muri izo raka, ntago wasari ucecetse, haba harimo amadu usaba,
haba harimo tasbihat usoma nazo uzihemberwa, harimo qiraa, harimo igisomo nziza cyangwa se Qur'ani nziza ni isomwe uri mu swala. Azkaru nziza ni imwe isomye uri mu swala, by'umwihariko igisomo. Wa khudu' ndetse no kwicisha bugufi, kwibombarika. Wa tamjid wa tahmid, no kubaha Uwiteka no kumushimira. Wa inkisar, no kwiyoroshya. Abantu basariza iraka usanga ari bo biyoroheje. Ntabwo uzasariza iraka 12 ngo ube mahane ujye uteza akavuyo hano bakumenye. Umuntu ulazimiza iswala niyo yaba afite ibisirani bingana gute acisha make, Allah muha gutuza. Wa ghayri dhalika, n'ibindi byinshi min al-kunuz al-azima, mu bigega Allah bayakubikiye kubera gutunganya izi swala ebyiri cyangwa se izi swala 12, allati la yatrukuha illa mahrum, kandi ntawe uzire kusibye ko aba yavukijwe ibyiza byinshi cyane. Kugira ngo twarebye ibintu bituma tuvutswa ibyiza nk'ibi, harimo n'ibyaha abavandimwe mu Islam. Twagiye dutanga ingero za bamwe mu batubanjirije beza bagiye baba mahrum cyangwa se babona hirman kubera ko hari ibyo bakoze. Hasan al-Basri rahimahullah aratubwira ati, njyewe inni la a'lam dhanbi, njyewe menye icyaha nakoze fi dabati wa hurmati, cyangwa se njyewe menye icyaha nakoze ndebeye ku mudamu wanjye nicyo ngenderaho. Ni ukuvuga ngo iyo ntangiye kubona batameze neza bitamenya ko hari amakosa afite. Ibi bikaduha yuko hari byinshi tubura bitewe n'iki n'amakosa twakoze. Ese tuzabimenya ryari twarujuje ibyaha byinshi tutanamenya n'igihe twabikoze, rimwe na rimwe tutanakora n'ibyaha bitanakenewe, ukabona umuntu arifasha arabeshye nta n'inyungu birimo, nta n'umuntu bimubajije. Allah turinde kuba muraho. Murumva rero izi swali iyo umuntu amaze kuzitunganya neza Allah muha koroha. لو حاولت أن تضع إحصائها ميسرة للخير الذي ستحصل عليه خلال هذه الركعات، uramutse ugerageje kubona ibyiza biri muri izi rak'at utangiye gusenga, mimma yahsul fiha min as-sujud, ibyo umuntu abona agiye sujud aho idua cyangwa se mu busabe, ndakeka ntabwo wasarize raka 12 utazamuye amaboko. Wa tasbih, nta nubwo wasarize raka 12 udakoze tasbih subhanallah n'izindi nyinshi cyane, aho ghayriha n'ibindi byinshi. La ra'aita khayran 'azima, umuntu utangiye kubikora atangira kubona impinduka mu buzima bwe, ibyiza byiyongera. Tafrah bihi fi dunya, sinibyo gusa Allah azaguha kwishima hano ku isi, ube muri babandi baboneraho bandi baburi. Mu gihe abandi bavuga ati si byakaze, wowe uvuga ati se yakariye he ko mbona alhamdulillah ibintu nta kibazo. Wa tubashir bihi fil akhirah, ndetse no ku munsi w'imperuka afite inkuru nziza. Ndakeka ku bantu bamaze kubaka amazu yabo cyangwa se basariza swala, bubaka amazu buri munsi amanywa n'ijoro mu ijuru, murumva abafite umudugudu mu ijuru nta handi agenda ashakisha. Fahdhar la yaghlubannaka shaytan, bitonde shaytan atazakubuza aya mahirwe, ntakuyobye. Fatatahawan biha, ukabyirengagiza ukavuga ni sunna. Hari ukuntu abantu birengagiza ikintu bavuga ngo ntacyo gitwaye, fahuwa sayaqif fi tariqak, kubera ko shaytan azaguhagarara imbere aguhagama, kubera ko ntashaka ko wubaka inzu haba hano ku isi yaragutesheje, ntashaka kubona inzu haba no ku munsi w'imperuka. Bavandimwe Islam, ashaytan aduwwun mubin, shaytani ni umwanzi mubi, yewe n'ibyo ku isi bisanzwe ntago aba kwifuriza, ntago aba yifuriza umuntu ibyiza. Hanyuma fathbut thubutul jibal, gerageza uhagarare bwuma, uhagarare nk'umusozi weme ushikame. Fa innal jid idha dawama alayhi sahibuhu kana lahu sajiya, kubera ko iyo umuntu ashyizeho umuhate mu bintu bye bihinduka ubuzima bwe bwa buri munsi. Ngira ngo murabizi abantu bafunga kwa mbere no kwa kane, hari igihe kigera atasiba kumva ari jeni, kubera ko byabaye mu buzima bwe bwa buri munsi. Nkuko dusanzwe tubrose, iyo usohotse utabroshije bigenda gute? Uba wumva uri jene.
hanyuma nidushyiraho umuhati ukaba utayisaye bigenda gute? uba wumva uri jene mpaka ukayisaye. wanala manahu biidhnillahi ta'ala, Allah akagera akakugeza ku byiza ku bushobozi bwe. kam huwa azimun jiddan ta'wid as-sighar ala hadhihi sunan ar-rawatib, ese bisa gute cyangwa se bigira uko bisa noneho iyo ubikoze ukabyigisha umwana wawe, ukabyigisha barumuna bawe, ukabyigisha abantu bo mu rugo, hatta yansha'u alayha, kugeza ubwo babikuriyeho. hari byinshi abana badashobora gukuriraho kubera ko utabiberetse. lidha kana min fadailuha an tusalli fil bayt, ni byiza rero kuba wasarira mu rugo. kubera iki? hatta ya'taduha an-nisaa was-sibyan, kugeza ubwo amadamu bawe cyangwa se abadamu baba mu rugo rwawe, ab'umukozi, abe mushiki wawe, ab'abagore bawe bakubona usari nabo basari, ndetse n'abana. abana babona ibyo ukora bagakora iki? bakabikurikiza. abavandimwe b'Islam, hari ahantu twigeze kujya hamwe kubera ko umwana yabonaga se yafataga agacupa, atubonye kubera ko twambaye amakanzu aratangira ngo maze papa anywa injonga kandi ari umusilamu. murumva umwana bareba. icyo gihe twese twaracecetse tubura icyo tuvuga, turavuga nituva hano umwana baramwica. ariko umwana aba yabibonye. nusarira mu rugo, apana izi swala zitegeko, ni kuvuga ziraka, mbere yo kujya ku musigiti ugashyira swala yawe ugasara, umwana azabibona atangira kwigane. muri iki gihe hari ababyeyi babuza bashyiraho ingufu ku bana babo ngo basari batarabona babona basari, akaba ari ku musigiti gusa, mu rugo nakora iki? nahasengere. amago yacu yabaye amakaburi. bavanywe mu Islam, intumwa y'Imana irabitubuza itubwira iti ntituzagire amago yacu amakaburi, ahantu hadasengerwa, ahantu hadasomerwa Qur'an. kuko ibyo rero n'amago yacu tujye tuyabishyira zimwe muri sunna. duha ni wakagombye kwisarira kenshi mu musigiti. byuka nimba uri mu rugo, masha Allah tabarakallah, abana bari muri vacances, utawaze ujye ku muswala usare, umwana nakubona rimwe na rimwe mubwira ati niko shaka do, ngwino dusare duha, umwana aze musari. ntako bisa kubona umaze kugera mu zabukuru cyangwa se kuba wicaye ukabona umwana afashe umuswala saa 4 aratawaje arasari. hari ubwo mwari mwabibona? hari n'umwe se babona mu rugo rwe. ariko ntako bisa, wallahi bivura n'indwara kuba wakwicara ukabona umwana arimo arasari saa 4. wamaze tusaye ibiki? saa duha. ugira ibyishimo muri wowe. siko bavanywe mu Islam. abana bacu na barumuna bacu rero nitubahuguze muri ziraka 12 byibuze, ujye ufata zimwe muri zo uzisarire mu rugo nimba bibaye ngombwa. ariko nimba biri ngombwa cyangwa se washyizeho umugambi yuko ugomba kwigisha abo mu rugo, abadamu bacu basari suna ryari? nta nubwo tuzi nimba basari. Allah adushoboze abadamu bacu babe basari. hanyuma lakin in iqtarana bifi'liha fil masjid amrun akhar. hanyuma noneho izira kuramutse uzigereranyije, umwanditsi niko atubwira, uramutse uzigereranyije, ese ni ibihe byiza kuzisarira ku musigiti cyangwa mu rugo? cyo nacyo ni ikindi dushobora kwibaza. yata'allaq bi dhati al-ibad fa huwa afdal, biterwa noneho na ibada uko igenda irutanwa. لأن مراعاة ذات العبادة أولى من زمانها أو مكانها. kubera ko ibada tujya dukora zizamuka cyangwa se ziyongera bitewe n'ahantu, bitewe n'igihe. iswala isengewe ku gihe neza cya mbere ibiruta iyakerejweho ku gihe cyayo cya nyuma. n'iswala y'umugabo isariye ku musigiti iruta iyo mu rugo. n'iswala y'umugore isariye mu rugo iruta iyo ku musigiti. n'iswala y'umugore isariwe mu cyumba cy'umugabo we ni nziza kurusha iyo muri salo. siko bimeze bavanywe mu Islam. nitugerageza mu byiza hanyuma tuzisarire ku musigiti, kubera ko iswala y'umugabo ni ku musigiti. ariko none nihazaho iyi gahunda yo kwigisha abana, tugerageze dusarire mu rugo bavanywe ba Islam. ubu ni bwo Islam. ni byinshi twari tuzi kuri sunan rawatib, ariko hano noneho baratwaguriye, baradufungurira.
ibi ni byiza bya sunanur rawatib, ibi ni byiza bya sunanur rawatib. Guhera none aha rero ibyo umaze kumva muri aka kanya bya raka 12 n'ibwiza bwabyo ndetse n'ibihembo byabyo, ndetse n'umuntu ubikoze yubakirwa inzu hehe mu ijuru. Iyi dua kugira ngo Asiya alayha salam Allah amwubakira inzu mu ijuru byamutwaye imbaraga zikomeye. Ibaza ko yakaranzwe mu mavuta, ariyo dua ari gusaba, rabbi binili indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa qaumihi wa amaliha fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin. Yasabye Allah ko yamwubakira inzu mu ijuru, nicyo cyari icyifuzo cya mbere. Kandi uyu muntu wabisabye Asiya yabaga mu ngoro, yabaga mu nzu ikomeye kwa Firauna. Murabizi ibwami kuntu haba hameze, nimuzi kuntu haba hameze, haba harenze bavandimwe Islam. None twe tutagira n'inzu y'ibyondo bavandimwe Islam, ni iki kitubuza kubaka inzu mu ijuru? Noneho mu ijuru tureke, noneho ibwami mu ijuru, noneho yubatswe nande na Allah subhanahu wa ta'ala. Innaha idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ahita avuga ati umugaragu wanjye bamwubakira inzu yubatswe na Allah. Murabyumva namwe, inzu yubatswe na Allah murayumva, ntigisenyuka, isa neza. Allah azaduhe kutwubakira inzu hano mu ijuru, ndetse anaduhe n'izo ku isi kandi nziza, tuzishyiremo za musalla. Nanibutsa abantu bari kubaka inzu, ntimwibagirwe za musalla bavandimwe Islam. Usanga umuntu ari gusaramanje gusinzi biki, nta musalla irimo, inzu yawe ntabwo bazayisariramo. Icyo nicyo kintu nashaka kubibutsa abavandimwe Islam. Tunasoza iri somo inshallah dutanga umwanya w'ibibazo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse n'ibitekerezo. Icyo nashakaga kubibutsa abavandimwe Islam, uri gupanga kubaka inzu hano yibuke na musalla. Musalla ni iki? Naho gusarira, ushyira ahantu ho gusarira, uhashyira ibitabo, uhashyire ahantu heza ku buryo n'umwana azabibona akagira amashyushyu n'uburoho bw'iki wo gusarira. Ariko urashyiraho saramanje umuntu ashonze agire amashyushyu yo kurya. Urashyiraho igikoni, hari abantu bashyiraho igikoni muri iki gihe nibyo bisigaye bigezweho, igikoni cyiza masha Allah. Allah azakiduhe. Abantu bari gufungura amacano kubera igikoni bavandimwe Islam. Kubera iki? Kubera gisa neza. Ahita afungura cano akahita yigisha guteka atarazi no guteka. Abadamu bari kujya mu byikoni bagateka baragiraga ubunebwe kubera igikoni giteretse neza. Kubw'ibyo rero uteretse musalla hari imeze neza bavandimwe Islam, ugashyiramo ibitabo, ugashyiramo ahantu heza, umuntu yaza agasara agasoma n'igitabo, ni gute umwana atasoma Qur'an? Ariko imiswala yacu yisa nabi, za jilbabi z'abadamu bacu urayambara harimo ivumbi, umuntu arayambara akarwara grippe, urakeka azagira ladha cyangwa se uburyohe bwo gusara gute? Nicyo nabibutsaga rero, nsize umwanya w'ibibazo inshallah. Ubwo nahanyu inshallah. Dufata ikibazo cyane.